Nagize amahirwe yo kwiga kubera yuko mama ni umuntu nakuriye kwa sogokuru, mama nawe aba iwabo. Nanone turabashimiye bakunzi b'umuyoboro wa Samstar Tidu. Nk'ibisanzwe muvugana na Samstar Tidu. Mission yacu no kwita ku buzima bwo mu mutwe, turwanya ibyahungabanya umuntu n'ibyatera ihungabana byose, kuko ubuzima bwo mu mutwe ni ishingiro ry'iterambere ry'ibikorwa byose bya muntu. Twagira ubuntu bwo kongera guhura n'umusore ukiri muto, yari mu kazi k'ubushumba, ari gukorera inka, ari kwikorera amasuku, ngira ngo murabibona. Ego musore, ngira ngo ushobora kutwemera tukaganira se? Araza kutubwira amazina ye, uko yitwa n'ikigero cy'imyaka ye n'ubuzima abayemo. Inkuru ye yadukoze ku mutima, turavuga ati reka tubaganirize inkuru ye tuyigeze ku bakunzi bacu b'umuyoboro wa Samstar Tidu. Ushobora gutangira wibwira abakunzi bacu uko witwa? Okay, amazina yanjye nitwa Tangimana Emmanuel. Tangimana Emmanuel? Tangimana Emmanuel niko nitwa. Tunoye mu kagari ka Kagasa, umurenge ni Gahanga, umudugudu ni Nyagafunzo. Usanze mu kazi k'ubushumba, imeze bite se? Niko kagutunze, ubayeho gute? Yego, akazi k'ubushumba niko kazi nifashisha ubu ngubu, niko nkora muri iyi minsi bitewe n'ubuzima buba bwaragiye bucangacanga abantu. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 23. None iki gikomere tubonana waba waragitewe n'iki? Narwaye indwara bita ibituri. Ibituri nabirwaye biza bimeze nk'ibiheri, bimeze nk'ibishyute, aho gaturetse gatembeye amazi hakaza kandi mpaka igisebe gikuze. Sebe mbijyana kwa muganga, wapi biranga, nshyiraho n'imiti ya kinyarwanda, ku buryo byagombye nk'imyaka 2 kugira ngo bibe birakize, kandi n'ubu ngubu mubireba ntago birakira. Waje kwisanga mu kazi k'ubushumba gute? Ntabwo wagize amahirwe yo kwiga? Niba se waba warakikije byaba byaratewe n'iki? Ntago nagize amahirwe yo kwiga kubera yuko mama ni umuntu nakuriye kwa sogokuru, mama nawe aba iwabo. Mama yapfakariye iwabo muri makeya, ubuzima imibereho ari danje. Kujya ku ishuri nawe kubona icyarya ari uko gica inshuro, n'uwo twabonye akajya kubihingira, yaba atabonye uwo ahingira akikoca. Bityo nanjye nkajya ubukake nari nabonye, nagiye mu ishuri uko bishoboka, ariko kubera ubushobozi nagiye mu ishuri, inkweto ziba ziracitse, kandi ubwo mama nawe ubwo urumva ubuzima ni danje, kaki biracitse, mbura hepfo na ruguru. Niko guhita njya mu buzima bwo gushaka amafaranga. Bivuze ngo nta mwuga ufite, nta n'ishuri? Nta mwuga mfite, nta n'ishuri mfite. Masaha izi ngeze tuvugana nta mwuga nawo, kandi none sinizi. Bivuze ngo ubuzima burakugoye uko ubayeho? Ubuzima buragoye, urabibona nyine nawe, ntabwo waba uri ahantu uvuge ngo ubuzima buroroshye. Ubuzima buba buremereye, buba bugoranye bya hatari. Wavuze ko mama wawe yabyariye mu rugo akubyara, hari abandi bavandimwe waba ufite? Abavandimwe ndabafite 2, ariko bo papa wabo ni umwe. Abavandimwe ndabafite ni 2, umwe aba kwa se, undi barabana. Ubuzima bw'ejo hazaza ubutekerezaho iki se?
uzaguma mu bushumba uhembwa ngahe se byibuze ubasha kugerayo wizigama muyo wahembwe cyangwa kada ni ibintu by'iki gihe byarakomeye no kurya ntabwo biba byoroshye dore ibintu ntabwo biba byoroshye ubwo se waba uhembwa ibihumbi 10 ipantaro ubwayo igura umwenda ugura ibihumbi 10 ukavuga ko uri mu buzima bworoshye ubu buzima ndimo ntabwo bworoshye buraremera bya hatari. iki ushobora gusaba abakurikira umuyoboro wacu icyifuzo cyangwa igitekerezo waba ufite? Icyifuzo nasaba bankurikiranye magingo aya ngaya ni uko bareba uko bangenza Uwiteka akazabaha umugisha nkava muri ubu buzima mbayemo nkatangira gutekereza n'ejo hanjye hazaza ukuntu nazabaho mu gihe kiri imbere. Urifuza kandi kazi urifuza gusubiza mu ishuri cyangwa se kukurihira umwuga runaka ni iki waba wifuza? Mu ishuri magingo aya ngaya bibaye nk'ibishoboka nasubirayo ariko bitewe n'aho nagarukiye n'imyaka mfite byaba bigoranye pe. bivuze ngo baguhaye akandi kazi cyangwa se wakugenera nk'amafaranga runaka yatuma wiga umwuga runaka ugahindura imibereho yaba agize neza? Yaba ageze neza cyane dore yuko nanone ibintu byose ntabwo bisaba buriya amashuri nubwo nagize amahirwe yo kwiga nzimo imibare ndayizi kandi nzi no kumedita mu mutwe kubi ngeze amahirwe nkava muri ubu buzima nshobora kuba nareba undi mwuga wampa amafaranga nkava muri ubu buzima nanjye nkareba ko naziteza imbere nk'abandi. turabashimiye bakunzi ba Samstatidu nk'ibisanzwe umuyoboro wacu twita ku buzima bwo mu mutwe turwanya ibyahungabanya umuntu kuko ubuzima bwo mu mutwe ni ishingiro ry'iterambere ry'ibikorwa byose bya muntu. Tugomba guharanira kubaho twishimye kugira ngo tugabanye impfu z'abiyahura n'abiyahuza ibiyobyabwenge, kandi umurimo tuzakora turi no ku isi tugomba guharanira gukora neza kuko twese uyu munsi nahaca ariko ejo sahacu. Duharanire gusiga inkuru nziza imusozi twita ku mfubyi n'abapfakazi n'abababaye n'abarwaye. Uko ushobojwe uyu musore ushobora kuba wagira icyo umufasha, yaba ari ukumurihira umwuga akaba yahindura ubuzima, cyangwa se ukamutera inkunga, byaba ari ukumuha akazi se cyangwa se ukagira icyo wamuremeramo nawe akagira aka business gaciriritse yatangira, yewe no kumusengera n'abashoboye kuba mwamuhamagara mukamugira inama kugira ngo nawe abeho yiyakiriye mu buzima. Amahoro n'imigisha bya Nyagasani bikomeze kubana namwe, tuzasubira nakagaruka mutwihanganira inkuru yabaye ngufi cyane, ngufi ariko ntacyo ubwira wumva ntavunika, kandi tuzikabo tubwira ba subscribers bacu, audience yacu itadusaba kwikebagura kugira ngo ubutumwa bwe bwatambutse. Murakoze, Imana ikomeze kubarinda, tuzasubira nakagaruka. Peace.